Ham the Hammers inyundo Santo rero buriya twita inyundo ya Kinubi urumva yahoze ari umuzamu ariko yari nkawe yari backup yari nkanye muri nyatwara Champions League muri Porto 2004 Santo Nuno Espirito yari umuzamu w'umusimbura ubwo se yarabizi izamu yararizi kandi umva yari umusimbura nyine ko mbona asa nk'utari tayari yakiniraga ku ikarita y'ubwene gihugu se byashoboka ariko yari ahari muri yo groupe ya Jose Mourinho 2004 okay twagiye sasa rero London Stadium Westham iri kurwana n'ubuzima no kutamanuka ubu tuvugana Westham yicaye ku mwanya wa 18 amanota 36 Spurs yayiciyeho Westham mu mikino 5 ishize itsinzemo 2 itsindwa 2 inganya undi ni byiza uri kumva ntabwo ari bibi ku ikipe imana nta bwiza mbabarira arindwi wandebe Spurs sayifite 37 hoya mu mikino 5 baranganye arindwi Spurs irafite ni batsinze 2 nabo banganya umwatsi kubitwa Spurs ubwo ntago yamanuka ndayeme kandi Irareba yarayizahura aho byakomeye Westham irakira ikipe ya Arsenal Arsenal na Mikel Arteta umutoza wabo nyuma yo gutsinda ikipe ya Atletico Madrid mu cyumweru hagati yego bakikarifiye nyuma y'imyaka 20 kuri finale ya Champions League Arsenal irasabwa gukora statement kuri match ya Westham kubera ko ntabwo tuzi bizaba byavuye ku kibuga cya Etihad ako bo bazajya gukina babizi aho tugeze uyu munsi naho umuntu agomba gukora ibye nkawo ibindi by'undi nyiruka bireka byaza bigushimisha it's okay cyane ko gutakaza Pepe afite ikirarane birasubira mu biganza bye ijana ku ijana no kuvuga ngo icyo Everton yaguhaye urabugitereye inyoni cyane sinzi niba wakongera kugira icyo utera inyoni hasigaye imikino 2 ya champion fra yababaye nka Simeone buri hari bano umunyamakuru w'inshuti yanjye wo ku Gisimenti ndamubona cyane Simeone rero amaze gutsindwa finale ya 2016 yaravuze ngo Simeone nta Champions League azatwara mu buzima bwe ntushobora gutakaza finale ebyiri ku ikipe imwe muturanye mubana mu mujyi umwe muri context imwe uyobora umukino bakagutsinda muri extra time buri gihe bakwishyuye mu murizo w'umukino yaravuze ngo Simeone asa nk'ufite kasi yo kutazatwara Champions League mu buzima bwe urabona birasa nkaho ari byo Arteta rero niba wakongera ugatakaza ugashyira avantage ya title race mu biganza bya Guardiola haburi imikino 2 ukongera gusubira mu byo kuvuga ngo turushanwe ibitego nyamara ufite avantage yo gutsinda imikino yawe ukagitwara nta bindi witayeho n'umuntu twasanze uri gukina n'ama equipe iyi ni ya 18 mugiye gukina Burnley ni ya 19 Palace iraho muri za 15 14 izo kipe eshatu ziri muri esheshatu za nyuma muri Premier League niba utamaximiza icyo wazikuraho ku manota ku bitego ku nsinzi zitanga statement insinzi zirema icyizere mu bakinnyi bawe Managerial ari kubategura no kuzakina Champions League finale Arteta uyu munsi iyi mikino 3 afite mbere ya finale ya Champions League ni imikino yo kuzamura ubwumvane muri groupe ye collective Arsenal kongereka ikipe nziza agafunga detail zitari zifunze neza mu minsi yatambutse yagenda gatakaza amanota ari nabyo byagariye Guardiola muri race Arteta ni imikino yo gutsinda yemeza kandi aha ni cyizere groupe ayizamurira ubuzima kubera ko uko mugenda mutsinda demo wa mutsinda imikino biboroheye niko mugenda muba compact cyane ugashiduka groupe yatangiye kugera kuri level idakinika none izindi kipe zidakina nayo Arsenal nibyo mbona igomba gukora muri iyi mikino 3 match ku yindi batekereza ko nibwo begera igikombe cya champion kurushaho cyane kimaze imyaka 22 kidataka kuri Emirates barabizi ko niba ari bimwe mu bizabagira intwari ku muri ya stade no mu mitwe y'abafana ba Arsenal igikombe cya champion kirimo kuko buriya mu Bongereza indani Premier League irakonta cyane uriya n'umuco wabo niko kuri Anton najyanga iyi match tuyinje muri buno buryo match ya Westham mbere na mbere reka mvuge ngo ntigombera n'ubwiza bwo mu kibuga gusa ariko ubwo bwiza isabwa mfite cyane uko mbona psychological battle Arsenal irasa nk'ari mu mwanya mwiza wo kuba yayitsinda mu gihe cyose itakiye bararuhutse mu mutwe bafite ibyishimo byo barakeye
bafite ibyishimo kandi by'uko City yatakaje imbere match bayoboye race bayoboye race bivuze ko mu mutwe ntabwo bafitemo akavuyo kadasanzwe ntako pe katuma bavuga ngo dufite umutwaro uremereye mu mutwe noneho na watuma Westham cya kintu cyo kuvuga ngo turi gukina na Westham kuwa kabiri dufite Champions League nacyo ntajyari ntabwo gikunda uri kumva neza yego Westham nahoze mbona Declan nyuma y'umukino n'ejo twabivuzeho ngira ngo ni kuri match ya basoza gukina Atletico Champions League Declan yavuze yuko Westham niyo kipe yamugize uwari uyu munsi atiyo nanyuramo ntabwo mwari kumenya byashoboka cyane ko bataza kuza kuba wenda Westham itaza kubaho ntabwo nari kuba nduyu nanjye ntabwo nari kuba nduyu nguyu uhari ino ni nako kuri cyane ntabwo mbifuriza kubabona bamanuka kuko nayibereye kapiteni igihe kinini ni ikipe yandeze yego ariko ndi mu kazi mu by'umwuga cyane ntabwo ndi ku ruhande rwayo dukeneye gutwara igikombe so I wish ko ikipe nziza cyane kuri uriya mukino ku cyumweru ariyo yazatsinda umukino Westham mu buryo bw'imikino uyu munsi wa none uwitwa Nuno Espirito Santo umuportugais kugira ngo twinjire mu kibuga turebe icyo twakitega mbere na mbere team news amakuru avugwa imbere mu makipe yombi by'umwihariko kwa n'ikipe ya Arsenal umutoza Arteta yatubwiye ko Julian Timber akiri hanze umuhorandi sezo ye biragoye kereka Champions League nibo umunyamakuru namukunze kuri Premier League biragoye namukunze samuwaza ntise Arteta aho nibyasa nkaho Timber sezo yarangiye atazagaragara ibintu binashoboka cyane Mikel ati oya sindi umuro murongo wishwe no mikino isigaye indirinde twatumufite Arteta ntabwo ajya aba straight na rimwe ntabwo ajya straight ni ibintu bigoye ariko amakuru haravuga yuko Mikel nayo haba hari possibility ivuga yuko muri iyi mikino isigaye ntawamenya yagaruka na final rwose akaba hari final wenda nabyemeye ariko Premier League bamureke biragoye bamureke rwose sibyo ariko abandi bose bakinnye match ya Atletico Arteta arafite kuri game hari n'abatarakinnye barimo ba Kai Havertz ntabwo bakinnye match ya Atletico no kuvuga ko mu bitaro bya Arsenal mbere y'iyi match hariyo Timber wenyine na Mikel Merino na Merino babiri cyane uyu mugoroba hasoza andi makuru yatuzi yazanwe umunyamakuru wa Bild yo mu gihugu cy'Ubudage Bild German ivuga yuko Arsenal yatangiye kumonitoringa isoko ry'undi muwinga utandukanye ubwo ni ibumoso utandukanye n'uwo maze iminsi uvugwa witwa nde uwavugwaga yari bari bakivica n'abantu batandukanye ubwo ni ukuvuga ngo irindi zina rishya umuwinga rero reka mbe mubitse gato cyane mbe na mbere mbaye nsoze bya Westham okay ayize ngo vuga mukanya sawa bafana basino babarekereje hafi ariko umuwinga ari mu ikipe ya mbere ku isi no magingangari ntabwo wabinkora ari mu makipe abiri meza ku isi kuko Fran Plattenberg umunyamakuru umwe mu bakomeye muri transfer ntajya ashobora kutubeshya bishoboka aduha amakuru ari credible kandi cyane mwedo ku isaha y'isa 9 bafana baseno mwe muri urumva ko ni nshyashya mwe muri akantu musige urusenda gake inkuru ni nshya ndaje mu kanya Westham nakubwiraga ngo mu buryo bw'imikinire uburyo ikinamo ku ngoma y'umutoza Nuno Espirito Santo ni ikipe ikina systeme y'abandi babiri batatu systeme iharawe igezweho muri Premier League yego muri ariko kandi abitandukana ku buryo bayanima yego ariko kandi Westham bikanaba ngombwa bitewe na adversaire hari iyi kipe ikina bane umwe yego icyo gihe ni ukuba compact hagati baba bakinnye mid block turacungira kuri counter attack ariko hagati tube benshi yego ubwo ni igihe impamvu nembanje kuvuga gutyo Westham nge nyireba kenshi cyane yego uko ngiba nikundira ino bata amakipe atamanuka irandyohera cyane nkunda kuyireba nuko harimo Spurs cyane ninywera ka cyayi gake cyangwa ka coffee cyangwa gakawa asi kawe irakuryohera ni insirimu nyine irakuryohera ntago mbango ko wagira kunza koza mwana urumva je nkunguye kari insirimu ikintu ushaka ni sawa cyane urukumva yego Westham akenshi akinye n'amakipe abizi neza yuko ayirusha mu buryo bw'imikinire yego Westham ikina system ya bane umwe Westham irunda abakinnyi benshi cyane hagati mu kibuga kugira ngo itsinde urwo rugamba rwo kugumana umupira ariko Westham iyo igiye gukina club
ibona yuko nayo yayijya nayo yakina Westham ikina 4-2-3 system ifunguye ni nayo mpamvu nk'uko amakuru harabivuga ku munsi wo ku cyumweru Nuno Espirito Santo arakina nka Diego Simeone mu system ya 4-4-1 nta kindi wakwitega ararunda abakinnyi hagati mu kibuga kubera ko yoroheje agakina 4-2-3-1 araza kuko iyo system isaba abatekinisiye benshi imbere urumva ubu ufite abantu bane bashaka gukina offensively uri murongo wa batatu ukina imbere y'umwataka ukagira n'umwataka de point abo bantu bane rero hagati gusigaye aba central midfielders babiri harimo umukase no central midfielder umwe cyane kuri Arsenal ntabwo bahagije urebye ibyo Diego Simeone yakinnye nawe byasaga nk'ibyo sibyo ko we yanyuzaga mu magakina na 5-4-1 agasigaye Alvarez wenyine Griezmann agasubira inyuma hagati Nuno Espirito Santo arabizi ko nakinisha ba mediateri babiri ntabwo yawukoraho ntabwo yawuva kuri Arsenal nubwo arabari mu rugo igishoboka kimwe cyonyine no gukora mid block bakuzura hagati akempoza umubare munini w'abakinnyi yashoye hagati mu kibuga kuri Arsenal kubera ko mu rugamba rwo gutsindira umupira hagati mu kibuga habaye ibintu bibiri iyo udafite karite babakinnyi bakwima umupira wowe ubarusha umubare niba umuntu akurusha karite uvuga ngo afite Zubimendi cyangwa yashyiramo Lewis Kelly agashyiramo Rice agashyiramo na capitaine cyangwa Eze kuri carte barandusha amakarita atatu yakina ntabwo nge nayabona wowe ikini karita yo kuvuga ngo nanjye nashyiramo benshi nkashoramo bane nibura bakajya guhangana na za karite 3 nziza ariko nge nkashyiramo umubare wa benshi nibyo bitekerezo biba bihari Nuno rero nta kindi kintu yarenzaho kukuba yakinisha 4-4-2 4-4-1 agacungira kuri counter attack kubera araba ari mu rugo arabizi ko nawe ntabwo gufunga gusa bihagije biragoye arasabwa kuzagira n'ingamba zituma areba mu izamu so nubwo Westham yakina 4-4-1 ariko mwitega ko Arsenal ko yazamutse cyane hagomba kubaho uburyo bwo kwinjira muri espace iraba yasize inyuma 100% cyane Arsenal yo nkuko yakinye match ya Atletico Madrid igitekerezo ni kimwe no kuza kwataka kuza gutsinda igenda Westham Arsenal gufunga ntacyo byayimarira reka inota rimwe ntacyo byayimarira nta kimwe rwose na 3 cyane icyashoboka Antonio twabona Ritata usanda nk'uwahindura amayirema bijyanye nuko ino match ya Westham iteye nuko iremye twabonye Odegaard yaragatse mu kibuga ariko azasimbuye kuri match ya Atletico Madrid yego ezo yarabanje mu kibuga tubona Kai Havertz yari yamugare kuri bench aranamushyushya ariko yirinda kumushyira mu kibuga yo kwishasoza match amwe mu mwanya anagira match nza cyane yitwa Victor Gyökeres idasanzwe tubona imoto atangije witwa Piero Hincapi Ricardo Calafiori ibumoso azamasimbe Piero Hincapi hagati mu kibuga n'ubu Lewis Kelly hagati mu kibuga n'ubu ahantu hagira uhitse cyane Kelly arasubiramo Kelly akomeza kugirirwa icyizere cyangwa Martin Zubimendi afata umwanya oya Kelly arasubiramo Lewis Kelly impamvu mubona asubira hagati mu kibuga icyambere uyu muhungu imyuka afite kubera ko iki gice gisoza cya sezo ukeneye umukinnyi uhari umubiri we uhari Martin Zubimendi yagaragaje fatigue yabiri physique n'iri mental yagiye costing Arsenal gake mu mukino ukabona ko ari mu bakinnyi ritme yabo tari hejuru ku bijyanye naho sezo yari igeze n'icyo Arsenal iharaniraga muri competition ebyiri Premier League na Champions League ni nabyo byatanze icyo kuvuga ngo kubera ko Arteta muri iyi sezo mubonamo nk'umutoza wagabanyije ubushuti ku bakinnyi be uri Ricardo Calafiori urasubira inyuma gato Piero Hincapi araza Calafiori nawe nakora akagaruka kuri level ye yakongera akabanzamo nta mukinnyi ufite ikibanza gihora muri equipe ya Arsenal uretse abakinnyi bake cyane no hagati uyu mwanya wo kwegerana na Declan Rice nawe ni umwanya udafite nyirawo mu buryo bwa burundu muri Arsenal Kelly umwaka ushize yarabikinnye especially yabaga inverted akava ibumoso akaba umukinnyi wakwiyongera hagati mu kibuga kuri carte ye yo kwigobotora abakinnyi carte yo kuba yakwera imena umukinnyi cyangwa kwegeza umupira imbere kuri pace ye afite umupira umuvuduko we uhagije afite umupira ingufu z'umubiri hakiyongeraho no kuvuga ngo uyu mwanya wo gukina hagati mu kibuga central midfield role niwo mwanya wa formation ye niyo position de formation niho yazamutse akina ni umuhungu byumva hakiyongeraho performance
akoze mu mikino ibiri itambutse muri weekend kuri match ya Fulham ya 3-0 na match yo mu rugo ya 1-0 kuri Atletico Madrid. cyane Skelly ni Sanford ari Ameze gukina neza, yegereye ameze Declan Rice. Nje nanavuga ko mu buryo bwo kugabanya travail iri defensive Declan Rice asa nk'uruhuka kubera ko uyu muhungu witwa Lewis Skelly ni mwiza mu kwambura umupira, ni na mwiza mu kuwujyana. Hari inshingano Declan Rice agabanyirizwa bigatuma nawe yakina yirekuye na wa mutwaro wo gukina double travail ukamuvaho kuruta uko Martin Zubimendi ku ngufu ze nke z'umubiri na ritime y'umukino yasubiye inyuma. Declan Rice yari gukina na Zubimendi akora akazi kenshi ari naho haba amaturnovers hagati mu kibuga Arsenal bikayikostinga. Wagiye ubona imikino myinshi Zubimendi iyo habayeho ikosa akegera defense gutangiza build up ari inyuma muri defense yarasigaye abikoreramo amakosa menshi. Lewis Skelly kuri technique ye ku ngufu ze kuri dribble ze benshi banavuga yuko Arteta yatinze kumugira icyizere gukina hagati mu kibuga. Nanjye na okay aho Zubimendi yasubiriye inyuma wavuga ko yatinze. France Zubimendi yagize byaragaragara yarakwindi umuntu ukura mu ngata cyane, byaragaragara rwose. kandi uyu mwana nyeka ko iyi sezo mu murizo wayo yongeye izamuriye agaciro. This guy yari no kuri level yo gusohoka cyane kandi ku mafaranga make. Oya na se bijyanye nuko yagize umwaka za United ni twavuze transfer yashobokaga. urukumva Lewis Skelly icyo atanga hagati mu kibuga kwa Arsenal by'umwihariko muri iyi minsi urukumva yego nicyo kintu ya missingaga mu mikino itambutse ishize kuko ni pace na strength cyane ibyo bintu bibiri hagati mu kibuga. Tunabona Rice nawe wongera kwegukana ongera kuba mwiza cyane kubera ko yagabanyirijwe inshingano ijana ku ijana. yakwegera imbere ahasize urukuta ntabwo ari Martin Zubimendi cyane nanagira kumutuma egeza umupira imbere nsigare hano ndi rido defensive cyane. Lewis Skelly ni mwiza technically ni mwiza mu gutwara umupira cyane. nko kuri match ya Westham nyeka yuko Pio nini ishobora kuba wenda nyine yaganirwaho cyane Lewis Skelly hagati mu kibuga. Yego kuko ahandi hose uzanye Karafiro ugasigaye inkapi nta kidasanzwe. hariya bya bamaze kuba 50-50 ariko n'imbere attention mu buryo bwo gukina no kurema amahirwe menshi. ubwo ni kuri nimero 10 ngira ngo niho 11 nyongeza. yego mu buryo bwo kurema uburyo bwo gutsinda no gutuma imipira myinshi kuko igana kuri rutayizamu Dioclesi yiyongera. iyi mikino itatu imeze nk'imyitozo itegura finali. Ntabwo ushaka kujya kuri finali nanakunganira udafite uburyo bwarimo ibitego 2 cyangwa 3 mu kare ntibishoboka. icyo rwose Arteta abakizi mu buryo bwo kongera kuko Frank kumbwira ngo hari umufana uziko azatsinda akoze clean sheet biragoye, byaba bigoye. kuri match ya PSG ntabwo ikintu akitega. hariye ni match urajya uvuga ngo nakora nibura ibitego 2 cyane. ni ukuvuga ngo gukomeza kwirundaho uburyo bwo kureba amashansi menshi cyane kandi agana ku izamu kwa Arsenal mukabanza mukabimenyera. iyo Trossard abanje mu kibuga biri beta cyane kubanza Martinez kuko ni mwiza afite umupira, Martinez araguha pace cyane kandi yaba na Dioclesi ngira ngo twore match nyinshi bakinanye. hari match ya Fulham yamuye umupira uvuye muri gitego. Yego bagiye baratariko harimo n'igitego yaremye kuri finale. Trossard ufite Trossard mu kibuga kagira Odegaard cyangwa Eberechi Eze na Bukayo Saka chance reka ngo rutayizamu bakungahaye mu cyo bagomba kumusavinga. nawe bavuga ngo moralement wongeye kubyuka cyane rutayizamu buriya ni morale. umwata kudafite morale ntabwo agenda. reka nibishoboka umwata kuri Filistre ukibona muri iyo projet udakinishwa na bagenzi be badafite icyizere ntabwo akina. kandi twabonye ko iyo Arsenal yagerageje ku balance impande ibivi ibumoso bikaba ari byinshi. Victor Yokeres nawe aba mwiza. Arteta agomba gutekereza ku buryo yongerera ingufu uruhande rw'ibumoso rukekilibra n'uruhande rw'iburyo cyane. nibyo bikungaza cyane ko anabura igitego kimwe kugira ngo yuzuze 15 muri Premier League. nibyo bizakungaza nimero 9 15 muri Premier League arabura kimwe cyonyine kugira ngo abyuzuze. imikino yose afite 21 cyane. Premier League nafungamo 15 champion ikaza. ni impamvu nzize kujya kuri finali umwataka atuje ameze neza idasanzwe cyane. ubwo rero match iri ku cyumweru ku isaha y'isa 11 n'igice ku kibuga cya London Stadium. Arsenal Arteta match zabikomeye ndakubwiye match wenge ndibuka ko na mbere ya Newcastle wavuga ko ari iyi match ari tricky cyane kuri Arsenal. ngicyo gihe natoraga match ya Newcastle
ariko ugakomeza umbwira ko ikipe iri kumanuka ari mbi cyane iri n'iwayo cyane mu buryo budasanzwe. Westham irabizi neza ko niramuka ikubiswe biraba birangiye igatakaza amanota. biraba birangiye Spurs yatsinze muri weekend birasa nkaho bikugenda birangiye Spurs kuko aratajyamo nkane kurega Westham akoze amakosa itsindwa n'ikipe ya Brentford ngira ngo ibitego 3 kubusa muri no weekend ishize. kandi Spurs irarasa izatarakira ikipe ya Arsenal. Iyi ni match itagomba kukorohera Arteta, ariko ambisiyo zawe ziruta kure cyane ibyo barwanira ukumva. Ikindi kandi situation iri mu munsi wa none iragufavoriza gutsinda umukino kure cyane kwenda ikipe ya West Ham. Aya impande zose details zose zirafunga, ariko no nkongera ngo ariko none ukoze fopa ugatakaza. City itsindiye ikipe ya Brentford irakurikiza ikirarane irakurikizaho Palace kirarane. Yego sinzi ko chance ndo wazongera kwitegereza muri bino mikino isigaye. kandi nanone gutwarira igikombe kuri chance buri gihe ntabwo buri umuntu uremereye cyane. Umusifuzi ngo yinde kuri match reba niba afite misi ni matriki asa hari wakwibira West Ham kuri Arsenal yaba yatumwe nandese West Ham yahumura igifurumba ninde waba Chris Kavanaga si sawa cyane. Chris Kavanaga mwiza Chris Kavanaga mu mikino amaze gusifura Arsenal isezo batakaje mu umwe. Ari no musifuzi mwiza batakaje mu umwe gusa wonyine indi yose bagize gute ahubwo ariko ataza kuri misiyo. Oya nta byamisho abe fair nta byamisho ni hano abe fair. Iyi match igomba kuba ari fair. Chris Kavanaga cyane sifuzi wa sawa cyane rwose. Hanyuma sasa muri ikipe y'undi stili ya Arsenal nanakuye ko witwa